ndashakisha umuryango mu bantu barindwi nje wasigaye. Rero uramutse uzi umuntu wanjye nimba akiriho, twaburanye muri 98 bashobora kuba bariho cyangwa se barapfuye, ariko njyewe ndababwira ko nkihari, nyaboneka mudufashe. Nitwa Rucago. Nyine abantu bagenda bavuga bati Rucago Boniface ni papa wawe, bati nta kuntu yaba atari papa wawe ngo abashe kuba yarakwise amazina nk'ayo ngayo. Nkabwira nyamara kuba twitiranwa ntabwo ari uko aba ari papa wanjye, ariko nanjye nkabwira by'ukuri nanjye ababyeyi banje bapfuye cyangwa se twaburanye nkiri mutoya, usibye mama nawe nashinguyeho. Ari nayo mpamvu mfashe umwanya kugira ngo nyaboneka nimba bagihumeka umwuka w'abazima, kandi niba hari umuntu wabuze aho baherereye azabwire ko umwana wabo witwa Rucago Boniface arimo abashakisha. Naho Rucago Boniface ndahamya nashidikanya ko atari we papa, ariko abaye ari nawe papa kugeza uyu munsi akaba ndimo kumushakisha, nyumva nawe yaba arimo guhemuka, kubera ko mu by'ukuri nagiye mvuga kenshi, navuze mu kinyamakuru byinshi bitandukanye, ndetse nawe ubwe nabashe kuba ndimo ndashakisha umuryango nabuze muri 98. ni ukuvuga ngo mu bana bagera muri 4 nanje wa 5 ninje warokotse. mu by'ukuri twari abantu 7 mu muryango. Tumaze kwa abantu 7 mu muryango, ubwo uwo nibuka neza wishwe n'urupfu ni mama, ku buryo naho bamushinguye nshobora kuba nagenda nkaherekana. ni ukuvuga ngo mama we namushinguyeho, yewe aho ashinguye aho aruhukiye ndahazi neza, ariko papa n'abandi bafukanyi banje bagera muri 4, ni ukuvuga ngo sinigeze mbashinguraho, ndimo ndabashakisha. Rimwe na rimwe njya nibaza ngo mbese aba bavandimwe banje, abavukanyi banje ndetse n'umubyeyi wanjye baba bakiriho. Nyaboneka bazabona iyi video muzabashe kuyinsangiriza inshuti n'abavandimwe, mugere hirya no hino, ubundi turebe ko twabona umuryango. Njyewe ubundi muri rusange nitwa Rucago Boniface, gusa ndabasaba kugira ngo mubanze mukore subscribe kandi mukore share, mutere comment. aho wumva waduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira kugira ngo tubashe kuba twakumvikana. Uramutse uziranye n'abantu ngiyemo kuvuga hano, n'abavukanyi banjye n'ababyeyi banjye, ukaba ubumva cyangwa se warigeze ukabonaho, kandi nabo niba bagihari, nyaboneka ndimo ndabashakisha ku ngufu kugira ngo nanjye ngire umuryango nkomokaho, ngira abavukanyi, ngira umubyeyi. Rero nyaboneka iyi nkuru ishobora kugukomeretsa umutima, kubera ko irimo igenda kwibutsa amateka. Hari n'abandi tugenda duhuriraho aya mateka. Ndagira ngo nyaboneka muze twihuze, hanyuma dushakishe ababyeyi bacu. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo mu by'ukuri kwirwa ndashakisha ababyeyi cyangwa se avukanyi ni iby'ubwende, ngo nimba bakiriho nzabona baje. Oya, ikoranabuhanga ryaraje. Ashobora nawe kuba avuga ati yarapfuye sinabona ko mubona, ariko by'ukuri mu gihe ugihumeka uzi ko hari abawe wabuze bakaba mwaraburanye, mu by'ukuri ujye uraza kuri social media ubashe kuvuga, wenda hari igihe uzahura n'umwe mu bavukanyi bawe akabasha kuba yaboneka. Reka rero tubanze twiragize Nyagasani atuyobore muri uyu mwanya, kugira ngo ibyo tubivugira aha ngaha byose bibashe kuyoborwa nawe. Nari nababwiye ko nitwa Rucago Boniface, hariya mu karere ka Gakenke, mu murenge wa Kamubuga. Hajya umurenge wa Kamubuga mu karere ka Gakenke, maze kuba nahibagirwa. Navukiye rero mu karere ka Gakenke, mu murenge wa Kamubuga, hariya mu kagari ka Kamubuga, mu mudugudu wa Raru. Navutse ku babyeyi 2, kuri Nyiransabimana Kandida ndetse na Ntacumbaye Feliciane. Abo nibo bari ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye rero babyaye abana 5, harimo njyewe urimo kuvuga ubu ngubu nitwa Rucago Boniface.
niyo mazina yanjye bwite. Kandi navukanaga na bashiki banjye bagera muri babiri, n'abandi na mukuru wanjye mukuru wo bitaga Sibomana, bakundaga kwita Gaceyeye. Rero hari na mushiki wanjye bitaga Yankurije, ku bamuzi yakunze kurererwa kwa nyirakuru. Kugeza ubu ngubu sinigeze mushinguraho, sinzi aho aherereye, nimba yarapfuye, niba nyumva simbizi, ashobora kuba nyumva, ashobora kuba yarashatse nawe akaba afite umuryango, ariko Yankurije mushiki wanjye ndagira ngo umenyeshe ko aho uherereye ubu ngubu ndi muzima, nyaboneka ndimo ndagushakisha. Sibomana rero ariwe bita Gaceyeye, dore ko yavukaga ku mugore mukuru. Papa yari yarashatse akaza kuba batandukana bitewe n'impamvu runaka. Rero Sibomana nawe mubara nka mukuru wanjye wo bitaga Gaceyeye, akaba yari afite nyirakuru aho bita mu Kibari. Mu Kibari abahazi, mu karere ka Gakenke, mu Kibari murahazi, hari munsi y'umusozi wa Kabuye, hari ugeze iyo uhagaze ku bitaro bya Gakenke ukareba hejuru ku musozi, muri iyo misozi niho bita mu Kibari. Aho rero niho mukuru wanjye Sibomana ariwe Gaceyeye yari afite nyirakuru. Rero abantu bo muri ako gace nyaboneka niba munsi aho yaba aherereye, nimba ari umuryango wundi yaba yarasize, niba yarapfuye ntabwo nabimenya. Hari murumuna wanjye rero bita Bayisenge cyangwa se yari umwana w'umukobwa twakundaga kwita akana k'agatesi ka Bayisenge disi. Sinzi nimba ukiriho, sinzi nimba warapfuye, ibyo sinabimenya. Hari undi murumuna wanjye w'umuhungu rero bita Murasandonyi. Ubwo urumva nari mfite mu bantu 7 ninjye wasigaye. Rero muri abo bantu 7 n'umwe wenyine nzi ko yitabye Imana, akaba yarashinguwe mu cyubahiro, akaba aruhukiye hariya iwacu mu karere ka Gakenke ahawuze ari ku itongo ryacu. Abandi bagera muri 5 rero ari papa, sinzi nimba yarapfuye, sinzi nimba yarashinguwe, ari uwo mukuru wanjye Sibomana Gaceyeye, sinzi nimba yarashinguwe, ari uwo nguwo mushiki wanjye Yankurije, sinzi nimba yarapfuye, sinzi nimba yarashinguwe, ari uwo nguwo Murasandonyi ndetse na Bayisenge. Abo bose uko ari 5 nta n'umwe nzi ko yaba yarashinguwe. Nshuti rero bavandimwe, ndagira ngo mu by'ukuri mubashe kutumenyera niba mu by'ukuri aba bantu umuryango wanjye ushobora kuba ukiriho, ndimo ngushakisha. Rero aho maze kumenyera ubwenge, bagendaga bavuga bati Rucagu Boniface wabaye perefe ndetse na guverineri, musanzwe mumuzi, ndetse yabaye n'umutoza w'intore. Bakavuga bati mbemwa Rucagu Boniface kashobora kuba ari so. Ibyo ngibyo byane amatsiko yo kushakisha Rucagu Boniface, kugira ngo mbashe kuba namubaza. Naramuhamagaye ndamubaza nti abantu bajya batebye bakavuga ngo niwe wambyaye, ati se kubera iki? Ni kubera ko twitiranwa amazina yose. Nza kumubaza, arambaza ati ni ukubera iki by'ukuri ababyeyi bawe bakwise amazina yanjye? Ndamubwira ni nyakubahwa Rucagu Boniface, umubyeyi wasimbuye cyangwa se umuyobozi wasimbuye twari duturanye ku gasozi kamwe. Rero baravuze bati Rucagu Boniface ni umuntu mwiza, dore ko navutse ari wowe uhitinze. Baravuga ati rero Rucagu Boniface niwe tugomba kwita umwana wacu. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ntabwo ndabimenya neza mu by'ukuri niba Rucagu Boniface ari we papa, ntabwo ndayemenya neza. Gusa icyo nzi ko nuko namenye ubwenge, bambwira ngo uyu niwe data, uyu niwe mama, abana bakuru banjye. Murumva muri 98 nari nkiri mutoya, kuko nari mfite imyaka 6. Rero ndagira ngo
muri uku gushakisha ababyeyi nyaboneka mugende mumfasha. Ntabwo byoroshye kugira ngo ubashe kuba washakisha umubyeyi, nabo bashobora kuba baranyibagiwe. Ndabibutsa ko nitwa Rucagu Boniface, kandi mbibutse ko papa wanjye yavukanaga n'umugabo umwe ariwe data wacu, ndetse afite na bashiki be batatu. Rero uyu muvukanyi wa papa ku baramumenya yitwa Kabaragasa Jean Baptiste, akaba ari umupasitoro murangirikane. Kabaragasa Jean Baptiste rero niwe data wacu, ku buryo nawe umubajije tese mukuru wawe wigeze umushinguraho, yakubwira ko atigeze amushinguraho. Aya ni barumuna banjye, bashiki banjye, nabo ntiyigeze abashinguraho. Ari nawe ajya yibaza, ntaramenya ukuri, ntazi uko byagenze, usibye mama wenyine niwe yabashe kuba yashinguraho. Aho rero uwo yari data wacu. Hari rero ba masenge bagera muri batatu, usibye ko umwe yapfuye. Hari uwo bita Nyiramajeri cyangwa se Berena. Nyiramajeri cyangwa se Berena ni masenge, nawe mu by'ukuri nimba abo barumuna banjye bamwibuka, nimba bakuru banjye bamwibuka, nyaboneka turabahamagarira kugira ngo aho mwaba muri hose, niba mugihumeka kabazima cyangwa se abantu bazi aho muherereye, bazabashe kubabwira ko tukiriho. Hari undi bita Kabanyundo, masenge bita Kabanyundo nawe ni masenge rero abantu bazi ko ahari, nyaboneka muzabwire muti uwo bita Rucagu Boniface arashakisha umuryango. Kandi abantu barimo banyumva, ari abari muri Amerika, ari abari muri Kenya, ari abari muri Kongo, ari abari mu Burundi, ari abari hirya no hino ku isi, bamenye ko turimo dushakisha umuryango, kugira ngo nyaboneka nimba ibintu byashoboka mubashe kuba mwadufasha. Rero twari dutuye mu murenge wa Kamuga, mu kagari ka Kamuga, mu mudugudu wa Raro. Rero abantu twari duturanye, ubwo rero ndimo kuvuga abantu twari duturanye kugira ngo bakuru bacu cyangwa se barumuna banjye nimba bakiriho, nimba papa akiriho ntabwo nabimenya, kugira ngo nimba bakiriho nyaboneka babashe kuba bakwigaragaza, kugira ngo nanjye mbone umuryango nkomoka. Papa ashobora kuba akiriho, ashobora kuba yarashatse undi mugore, cyangwa se akaba yarabyaye abandi bana. Abo bana bakaba barashatse, bakaba bavuga batari ko nta bandi bantu b'imiryango tuvukana, no bakaba barayobewe inkomoko yo kwa se, dore ko igihe cyari kimaze kuba cyaba kinini. Abana akavuga ati tuzajya kwa sogokuru, tuzajya kuri gakondo. Ukibaza uti rero bimeze bite? Rero uyu ni umwanya wo kugira ngo tubivuge kugira ngo nyaboneka mbashe kuba nabona umuryango. Nyaboneka ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nimuza mubona umuntu agenda ntimukaje mugira ngo ntabwo byoroshye kubivuga, ariko mu by'ukuri ndaza kuba nabivuga. Rero twari duturanye n'uwo bita Tereraho, twari duturanye n'uwo bita Indera. Hari uwo bita Tereraho, hari uwo bita kwa Raheri, hari uwo bita kwa Rudakubana, hari uwo bita kwa Serumvenge, hari uwo bita kwa Bacakuribi, hari uwo bita kwa Ndera, kwa Habiyakare, hari abo bita n'umukecuru kwa Barankore. Uwo Barankore nawe twari duturanye. Hari uwo bita Mikayire, umuhungu wa Tereraho. Hari uwo bita uriya mugabo ni Ndera. Hari uwo bita Turaruhanye wo kwa Kamaraba. Hari uwo bita Nyaminani, ba Nyaminane, ndetse n'umugore wa Nzumva aho ngaho hakurya hejuru yo
yo kwa Nyaminani. Aba bantu rero n'abacakuribi muramuzi, mugenda mumwumva. Rero abantu bazi abo bantu nyaboneka mumenye ko Rucagu Boniface akiriho, kandi muramutse mushaka hari n'uwo twari duturanye wundi witwa Faraviya. Rero bakuru banje, barumuna banje, nimba mukiriho mukaba mugihumeka, abo ngabo ni abaturanyi twari duturanye, mwabibuka. Hari n'uwo bita Doriyo Bisha, nawe twari duturanye. Rero abo bose ni abaturanyi, ntabwo wayoberwa uko mwari mutuye kera. Hari sogokuru yitwaga Ndarigendanye na kaka bitaga uwa Buhanga, izina ry'agasirino, ariko niryo nibuka. Ndarigendanye niko bamwitaga sogokuru ubyara papa. Mu gihe sogokuru ubyara mama bamwitaga Mayori, Mayori. Abo bari baturanye n'uwo bitaga Tereziya na Nyiraguhirwa, kugeza n'ubu ngubu baracyahatuye. Rero uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga. Daniyeli yarasenze, Esiteri yarasenze, Saduraka Abedenego, abo bose baragusenze, wabaye ibyo bagusabye, kuko Imana yumva gusenga. Daniyeli yarasenze, Esiteri yarasenze, Saduraka Abedenego, abo bose baragusenze, wabaye ibyo bagusabye, kuko Imana yumva gusenga. Uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga. Tukweretse abatwite, tukweretse abatabyara, tukweretse abashomeri, tukweretse abafunzwe, abo bose bantu barebe, kuko Imana yumva gusenga. Tukweretse abatwite, tukweretse
yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga. Gikoni ntabyo kurya byashize Mana, tukwereka abapfakazi, imfubyi n'icike, abo bose Mana ubarebe, kuko uri Imana yumva gusenga. Tukweretse mu gikoni ntabyo kurya Mana, tukwereza abapfakazi, imfubyi n'icike, abo bose Mana ubarebe, kuko uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga.
Yesu mwiza ndagukunda nzahora nkukunda, nowe turarana ngatuza nkumva nezerewe. Abagabo bose bo kuri iyi si ni wowe ubaruta, abakobwa bose bo muri iyi si ubaruta ubwiza. Ndagukunda Yesu nzagukumbuza n'abandi bose, kuko wambereye umugabo mwiza nkunda cyane.
abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga rikagawa mana satani aranyanga Imana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga rikagawa mana satani aranyanga Mwisi bagenzi banjye no gufata ibihe mu ntambara satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama kuba mwisi bagenzi banjye no gufata ibihe mu ntambara satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama Imana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga rikagawa mana satani aranyanga Imana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga rikagawa mana satani aranyanga hari umwanzi wanjye ibumoso nsanga yahafunze inyuma nsanga yanteze byinshi ariko nkabisimbuka iburyo hari umwanzi wanjye ibumoso nsanga yahafunze inyuma nsanga yanteze byinshi ariko nkabisimbuka Imana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga rikagawa mana satani aranyanga Imana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga rikagawa mana satani aranyanga nkubwire mwanzi wanjye nubwo ndwanya ntabwo uzanesha ukundwanirira yaratsinze kandi azahora gutsinda iteka reka nkubwire mwanzi wanjye nubwo ndwanya ntabwo uzanesha ukundwanirira yaratsinze kandi azahora gutsinda iteka Imana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro izina ryawe rikanga
kagawa mana Satana aranyanga. Imana data wa twese tebukugiri tunkorera, nifuza gukundana na bose, abanyanga bakanga bakaba benshi, nifuza kuguhesha icyubahiro, izina ryawe rikanga rikagawa mana Satana aranyanga. Gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga. Danieli yarasenze, Esiteri yarasenze, Saduraka Abedenego, abo bose baragusenze, wabaye ibyo bagusabye, ukore Mana yumva gusenga. Danieli yarasenze, Esiteri yarasenze, Saduraka Abedenego, abo bose baragusenze, wabaye ibyo bagusabye, ukuri Mana yumva gusenga. Uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga. Tukweretse abatwite, tukweretse abatabyara, tukweretse abashomeri, tukweretse abafunzwe, abo bose Mana ubarebe, kuko uri Mana yumva gusenga. Tukweretse abatwite, tukweretse abatabyara, tukweretse abashomeri, tukweretse abafunzwe, abo bose Mana ubarebe, kuko uri Mana yumva gusenga. Uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga,
uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga. Ntabyo kurya byashize Mana, tukweretse abapfakazi, imfubyi n'incike, abo bose Mana ubarebe, kuko uri Imana yumva gusenga. Tukweretse mu gikoni ntabyo kurya byasize Mana, tukweretse abapfakazi, imfubyi n'incike, abo bose Mana ubarebe, kuko uri Imana yumva gusenga. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga.
Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Shania, njyewe na muteteri wanje barenda kuduhitana, bagenda bavuga ko ari twe tubiriri inyuma. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Shania, kugenda kwawe byababaje benshi, na n'ubu ntiturasobanukirwa icyatumye kugenda. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Basi uzababwireko igihe cyawe cyari kigeze, ko iminsi Imana yakugeneye yari imaze gushiramo. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Shania, 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 Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Turi abakongomani, tabo turi wazalendo, tabo turi mai mai, tabo turi faridese. Turi abakongomani, ese muratujyana he? Kogoma, Bukavu, Uvira, Masisi yose, Kongo ariyo gakondo yacu, muratujyana he? Turatabaza amahanga, nukuri twavuye mu byacu, twabuze uburenganzira bwacu, abacu barishwe, gusa icyo tuzi twese turi abakongomani. Ese muratujyana
Mukongomani. Mama n'Umukongomani. Gakondo yacu niko mw'ubutaka. Baba sogokuruza ni Kongo, muragira tujehe. Ese muratujana he? Kogoma, Bukavu, Uvira, Masisi yose, Kongo ariyo gakondo yacu, muratujana he? Urubyiruko, abasore n'abakobwa mwese nimuhaguruke, twamye ivangura twimike urukundo no gushira hamwe. Ese muratujana he? Kogoma, Bukavu, Uvira, Masisi yose, Kongo ariyo gakondo yacu, muratujana he? Yemwe bapfakazi n'imfuvyi, yemwe ababuriye abanyamuri, izi ndambara mukomere kandi mukomeze kuzirikana. Turi Abakongomani. Ese muratujana he? Kogoma, Bukavu, Uvira, Masisi yose, Kongo ariyo gakondo yacu, muratujana he? Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe, arenda kunyica. Shania, njyewe na muteteri wanje barenda kuduhitana, bagenda bavuga ko ari twe tubirira inyuma.
benshi na n'ubu ntiturasobanukirwa icyatumye kugenda. Shania, Shania, Shania barenda kunyica wahoze ari umugabo wawe arenda kunyica. Basi uzababwire ko igihe cyawe cyari kigeze, ko iminsi Imana yakugeneye yari imaze gushiramo.